nk'uko twakomeje kubibona mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abenshi bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu mukobwa. Uyu ni umwe mu bakobwa bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, haba ku izina, haba mu bikorwa ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni umwe mu bakobwa bafite byinshi bagezeho. Uwo nta wundi bamwita Miss Mutesi Jolly. Ariko ushaka kwibaza uti ese kuki bari kumugarukaho muri aka kanya? Uyu bari kumugarukaho ndetse n'urukundo ruri kuvugwa hagati ye n'umugabo uturuka mu gihugu cya Tanzania. Uyu ni umugabo ucuruza intwaro, umwe mu bagabo batunze amafaranga menshi. Uwo nta wundi bamwita Rugumi Saidi. Ariko nagira ngo tubigarukeho neza. Ndagira ngo turebere hamwe ese ukuri kuri iyi nkuru ni ukuhe. Icyo nakubwira cyo nta handi wasanga inkuru ngizi ni kuri Philox TV show. Icyo musaba making sure ko kanze subscribe, ubundi usige comment na like, ibiganiro nk'ibi ngibi ujye bikurikirana buri munsi. Kandi niba hari inkuru twakoze zagucitse wasubiramo, ni inkuru nyinshi zagufasha, ni inkuru zuzemo ibitekerezo byinshi, ni inkuru ziguha amakuru y'imyidagaduro ndetse n'andi atandukanye. Muhaye ikaze nanone muri iyi nkuru, ndagira ngo tuyinjiremo neza tumenye byinshi kuri yo. Nkuko nakomeje kubibona mu bitangazamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko ibitangazamakuru byandika, nibwo naje kugera ku gitangazamakuru bita Inyarwanda, kimwe mu bitangazamakuru bikomeye cyane. Iyi ni inkuru yanditswe ku itariki 10 z'ukwa mbere 2025 ku isaha y'isa 11:08, yandikwa n'uwo bita Nigena Giovanni. Iyi nkuru nyimara kuyibona nahise ngira amatsiko menshi cyane nkomeza kumanuka hasi ngo ngende ndeba byinshi bivugwa kuri iyi nkuru y'uyu mukobwa bita Miss Mutesi Jolly. Nibwo nakomeje mbona andi magambo agira ati Mutesi Jolly akomeje guhakanira iby'urukundo rwe n'umuherwe Rugumi Saidi ucuruza intwaro, avuga ko bamwibye Instagram ye, nyamara kuva na kera na kare bigaragara ko urukundo rwahoze rwishakira inzira. Ubundi no nkuru kwiteye kuri uyu wa gatanu byagaragaye ko Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo ruryoshye nyuma y'uko yahuye n'ibizazane mu rukundo, akaza no kwisanga avuga ko hari abagabo b'inyana zimbwa kubera kwihunza inshingano no kudakora ibikwiye nk'abagabo. Iri ni ijambo ryababaje benshi mu bagabo ndetse biteza ikibazo gikomeye, aho Mutesi Jolly yaje kubaza benshi mu bamushinjaga kubatuka. Atese niba mutarizo murababazwa n'iki? Nyuma yo kuvuga byinshi bikarangira, benshi mu bamukurikira ndetse n'abandi bagendaga bamushinja ibirego bitandukanye bavuga ko yabatutse, bari bafite amatsiko menshi bibaza bati ese Mutesi Jolly ninde uzamwegukana maze akamugira umugore akamushyira mu rugo nk'uko turi kubona abandi bamisi bagenzi be bari kugenda bashinga ingo. Gusa kuri uyu wa gatanu benshi mu bakurikirana imyidagaduro yo mu Rwanda bakiranye ubwuzu inkuru y'uko Mutesi Jolly ari mu rukundo n'umuherwe wo mu gihugu cya Tanzania. Ntibyateye kabiri Miss Mutesi Jolly yahise atera utwatsi urukundo rwe na Rugumi Saidi, uno mugabo w'umukire ucuruza intwaro mu gihugu cya Tanzania, avuga ko Instagram ye bari bayibye, bityo wayibye akaba ariyo wanditse ko ari mu rukundo. No butumwa bwanyujije ku rubuga rwa Instagram aho Rugumi yanditse ngo warakoze kunkunda, hanyuma Mutesi Jolly asubiza agaragaza ko ibintu bimeze neza cyane, urukundo ruhari. Uno mukobwa tuzi mu gihugu cy'u Rwanda wamenyekanye cyane mu bikorwa bitandukanye. Ibyo byose bikimara kuba yahise anyarukira ku rubuga rwe rwa X, avuga ko ibyabereye kuri Instagram ye atari ukuri, kahubwo bamwibye Instagram ye account. Nyamara nubwo yabivuze atyo, mu byumweru 5 bishize uyu mugabo yatanze igitekerezo ku mashusho ya Miss Mutesi Jolly agaragaza agatima, hanyuma Mutesi Jolly nawe amusubiza kandi gatima. Uyu mugabo niwe wenyine Mutesi Jolly yahisemo mu bandi bose bari bamwandikiye ahatangirwa ibitekerezo, harimo n'umugore wa Tom Close. Ubundi dusanzwe tubizi yuko iyo umuntu bamwibye urubuga akoresha, cyane cyane ibyamamare, usanga iyo bamaze kumwiba urubuga runaka ahita ajya ku rundi rubuga akoresha, ubundi agatangaza yuko yamaze kwibwa urubuga, ibiri butangazwe byose atari ukuri. Byashoboka yuko bita Mutesi Jolly umuntu waba waraje akamwiba account ye yaba yaramubereye umwana mwiza, kuko nta yindi nkuru yigize atangaza cyangwa ashyireho ibindi bintu byinshi. Ubundi dusanzwe tubibona akenshi iyo tubonye umuntu wibwa urubuga hajya hama video menshi atandukanye cyangwa agatangarizwaho inkuru nyinshi cyane zihabanye n'uwo muntu. Ariko Mutesi Jolly nicyo cyonyine cyabayeho gusa. Uwavuga ko uyu wibye urubuga rwa Mutesi Jolly ari umwana mwiza ntiyaba yibeshye. Uyu mujura yongeye asubira inyuma agenda asaba buri muntu wavuze ko Mutesi Jolly ari mu rukundo ko yasiba ubwo butumwa ko atari ukuri. Ariko kugeza kuri uyu munsi abantu bose bakomeje kwibaza bati ese ibyo urukundo rwa Saidi ndetse n'uyu mukobwa tuzi mu gihugu cy'u Rwanda bita Mutesi Jolly ese ni ibiki? Gusa reka akantu kari gukomeza gutungura abantu ni uburyo no mugabo mu gihugu cya Tanzania ku rukuta rwe rwa Instagram akurikirana abantu babiri gusa. Abo banakurikirana n'uwo bita Mutesi Jolly ndetse n'urubuga rucuruza intwaro aho yashoye imari ye. Uyu mugabo ni kimwe mu bintu biri kwemeza yuko ari mu rukundo n'uyu mukobwa bita Mutesi Jolly, kuko following abantu babiri gusa, uwo bita Mutesi Jolly ndetse n'urubuga rucuruza intwaro aho yashoye imari. Gusa muri aka kanya ndagira ngo turebere hamwe mubwire bimwe wamenya kuri uyu mugabo wo mu Tanzania, uyu mugabo uri kuvuga mu rukundo n'uwo bita Mutesi Jolly wo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubundi Saidi Rugumi ni umucuruzi uzwi cyane ukomoka mu gihugu cya Tanzania. Iki ni igihugu cy'abaturanyi. Ni nyiri sosiyete yitwa Rugumi Enterprise ikora ibikorwa byihariye mu ikoranabuhanga ryifashishwa mu iperereza, icyo bita Forensic ICT Service.
ndetse no mu gutanga ibisubizo by'imikorere mu bijyanye no gucapa ibyo mu ndimi z'amahanga twita corporate printing solution. Umutungo nyakuri wa Said Rugumi ntaho utangazwa ku buryo wawumenya, ariko nk'umuyobozi wa sosiyete ikomeye kandi y'icyitegererezo bikekwa ko afite umutungo ukomeye cyane. Uyu ni umwe mu bagabo bakomeye mu gihugu cya Tanzania tugendeye ku byo akora. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese n'umukobwa mu gihugu cy'u Rwanda uyu Mutesi Jolly uyu nguri kuvuga mu rukundo n'uyu mugabo muri Tanzania, ushaka kwibaza uti ese we ni muntu ki? Ndagira ngo turebere hamwe bimwe wamenya kuri uyu mukobwa bita Mutesi Jolly. Ubundi Mutesi Jolly yavutse ku itariki ya 15 Ugushyingo mu mwaka w'1996, akaba yarize amashuri ye y'incuke n'abanza mu gihugu cya Uganda, akaba ari naho yanavukiye. Umwaka wa 6 w'amashuri abanza yawize mu gihugu cy'u Rwanda, awiga ku kigo cya Remera Academy ya mbere. Gusa ariko ushaka kwibaza uti ese ni ibihe bindi namenya kuri uyu mukobwa bita Mutesi Jolly wabaye nyampinga y'u Rwanda wa 5? Umuntu n'umukobwa bita Mutesi Jolly tuzi mu gihugu cy'u Rwanda witabira ibikorwa bitandukanye ndetse wanamenyekanye cyane. Uyu ni umwe mu bantu bandikwa mu bitangazamakuru cyane ndetse banakorwaho inkuru n'abantu benshi. Uyu mukobwa agiye ahagarariye igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa y'ubwiza ndetse no mu marushanwa mpuzamahanga. Uyu mukobwa kandi ndakwibutsa yuko yahawe rino kamba rya Miss Rwanda nka nyampinga w'igihugu cy'u Rwanda wa 5. Byari ku itariki ya 27 Gashyantare 2016. Gusa uno mukobwa yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye. Uyu mukobwa yigeze guca agahigo ubwo yakirwaga na ambasaderi w'u Rwanda General Major Charles Karamba muri Tanzania ubwo yaragiye gutegura umushinga w'irushanwa ry'ubwiza rya Miss East Africa. Uyu mukobwa kandi yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye. Mutesi Jolly wambaye ikamba ry'ubwiza nk'umukobwa wahize abandi mu bwiza, umuco ndetse n'ubwenge, umwe muri bani nyampinga bazwiho kugira ibitekerezo cyane kandi bakabishyira no mu bikorwa. Niwe kandi wagaruye irushanwa rya Miss East Africa ritahirukaga gutambuka, akaba yarashyizemo imbaraga. Uno mukobwa bita Mutesi Jolly nyuma y'uko yashyizemo imbaraga zikomeye byaje gutanga n'umusaruro, kuko mu mwaka wa 2021 umunyarwandakazi bita Shanita yaje no kuryegukana. Ibyo birori by'akataraboneka byabereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania ahitwa Mlimani City Hall. Ibi nibyo nakubwira kuri umukobwa bita Mutesi Jolly uri kuvugwa mu rukundo n'uyu mugabo muri Tanzania. Ndagushimiye muri aka kanya wowe warunkurikiranye, wowe twari tubanye muri aka kanya ngo twicare twumva no makuru y'uyu mukobwa bita Mutesi Jolly. Nge nk'ibisanzwe ni Philox Aime, nta handi uzabisanga ni kuri Philox TV Show. Icyo nkubwira kanda subscribe ubundi usige comment na like, tujye tubana buri munsi. Ibiganiro nk'ibi ngibyo bitambuka buri munsi kuri iyi channel.